ibyo waruhiye divorce yabaye tayari yego iyo tumaze gutandukana abagore benshi bari gutandukana n'abagabo ntabwo bari guhita bajya mu iwabo mu rugo bari kujya muri ghetto bya bindi bita amageto akajya kwikodeshereza ubwo yabonye udufaranga tw'ubuntu avuye ku mugabo kwa dufaranga akagenda akatubyinira ubwo yabonye abandi basore ba diaspora barahari bamuri hafi yego yaba yabonye n'umudiaspora w'ukuri agahita yurira indege akagenda akabaramujyana arindiriye akaboko k'umugabo n'umugabo nawe ari kujya ku ndege ngo gushaka ngo ikiraka cy'ubuyede cyangwa ubufundi muri iyi minsi ibintu byaranze ni ukuvuga ngo wowe ubonye igishoro cy'ibihumbi 50 wayabyaza umusaruro cyane none se ngize n'amatsiko yo kukubaza ikibazo nk'ubu ari ukuguha amafaranga 100 aka kanya tuvugana no kubwira ngo nzaguha miliyoni 1 mu mwaka icyo wahitamo aka kanya ni iki oya wama ibyo bihumbi 100 uyu munsi nkajya kuzunguza umutwe nanjye nkacangamuka kubera icyo utategereza miliyoni mu mwaka se nzi ko nzawugeza rero buriya gufata umuntu mwabanye mwabyaranye mwashakanye mukundana mwubatse ukamwandagaza ku gasozi nagaba ari byo afazari buriya ngo wamufashe ngasambana ngo uhamagara amarene ngo cyangwa parase yaramubyaye hari n'umufatarega tukabona isagira gute amujyana kuri RIB kuri social media cyangwa kuri social media biriya bintu ntabwo ari byiza pe ubuse inama wabagira abantu nk'abo ni bagira umutima wo kwihangana baniganeho bamenye uko babanye urumva buriya umugore wa n'umufata asambana ntuzamuvugirize induru ku gasozi ufite inzu ufite urugo ako kanya delegite ntago azahita acika mu rugo rwawe azava mu mabara ye atahi wawe umwereke ibimenyetso simusiga nurangiza umugira inama no mugira inama inshuro enye yakwihoreye aribwo uzabijyana mu muryango reka tubasuhuze mwe mwese mwakoze subscribe kuri Bishop Bakebure TV namwe mwese mufite akazi rwose turabifuriza akazi keza namwe mudafite akazi turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege iyi mukurikirana rero ni Bishop Bakebure TV nge mugiye kubana nawe nkaba nitwa Bishop Bakebure tugize umugisha rero kubana n'umutumirwa rwose muramubona ko ari umwari mwiza cyane muramubona rwose fresher ni zose twabanza tukamwakira twibwira n'amazina ye nitwa Rosine rindi Akimana Maye Rosine ko mbona se nta kanyamuneza byagenze bite minsi rega yose ntabwo ihora ari ku cyumweru ni izuba se cyangwa umunaniro Rosine rero tugusanze ahangaha ni mu karere ka Kamonyi karere ka Kamonyi rwose ndabona karitsiye nta kibazo imeze neza ndabona ariko mumeze neza nubwo wambwiye ngo ibibazo ni byose ndarwaye urarwaye hanyuma se urwaye se nujya kwa muganga ndiyo nanyweye imiti okay Imana ikorohereze cyane weko wakoroherwa ugakira yego murakoze hanyuma se mu bisanzwe ahangaha mubayeho mute iyo mutarwaye iyo tutarwaye ibintu biba ari amahoro ndabona ari sawa cyane rwose yego hanyuma se uri umumama uracyari umukobwa umudamu ufite abana bangahe abana ni benshi ufite abana 5 siko wakubona atakemera ko abana 5 ari abawe kubera iki uracyari muto hanyuma se muri abana 5 bose niko biga cyangwa yego kugwara umwana utakiga muri iyi leta bariga bose umukuru afite imyaka ingahe 14 ni byiza cyane hanyuma se muri Kamonyi bijyanye n'ubuzima imibereho bimeze bite ko abantu i Kigali mba numva bataka ngo inzara abandi ngo amafaranga yarabuze naho niko bimeze amafaranga yarabuze inzara ariko buriya yicuwisha gute ubwo none se buriya ukuye amaboko mu mifuka ugakora inzara ntago yaza
ntabwo yazi. Ariko iyo utinya akazi ugatinya umurimo ubukene buragusatira. Hanyuma se ku bantu bavuga ngo akazi karabuze abo ngabo wababwira iki? Nyine abo bavuga ko akazi kabuze ni babandi baba bategereje amaramuko ku mukire atakihangira umurimo. Rega ushobora no kwihangira umurimo niyo wajya winjiza 2,000 ku munsi ntago wakifuza nta no kwinzara yakwica. Okay, hari abantu rero usanga bagendeye mu kintu cyo kuvuga ngo akazi karabuze bakicaraho, abandi ni babandi uzasanga bagiye muri gahunda zo kuba bareba kenda kabandi kanitse bakagatwara. Abandi ni babandi bahengera n'injoro ugasanga bagiye muri gahunda zo kwigurisha, bamwe twita ngo ni basigaye babita indangamiro. Ibyo byose rero twavuga ko se ari ubunebwe buriya bwo kudakora. Ya n'ubunebwe no kwitinya. Buriya ngewe ku bihumbi byanjye 50 nakihangira imirimo cyane se cyane rwose. Ahubwo utumye njya mu kibazo rero ndibuze kukubaza. Ngiye kukubaza rwose nimba 50 ushaka kuya 50 50 wakora iki? 50 nkanjye w'umudamu rero. Yego. Nabyuka kare saa 9 za mu gitondo nkajya mu isoko. Nkagenda nkarangura n'abaturage babizanye. Bamara kubima niba nk'ibase y'inyanya wenda n'urugero nyiranguye 9,000 n'umuturage. Nanjye wa munyakigara akaza akanyunguraho 2 cyangwa 3. Niba naranguye ibase 3 nangahe? Niba ari 3 si 6,000 kuri 2. Yego 6 nabibonye nago nabura umunyu. 6 nabibonye nago nabura isabone. 6 nabibonye nago nabura urukweto. 6 nabibonye abana ntago barya ubugari butagira isosi. Yego bikaruta kujya kwiyandagaza. 1,000 uragenda hara mu isoko ukarangura ibitoki. Warangiza ukongera nawe ukabisubiza. Ukabirangura n'abaturage ukabisubiza n'abanyakigali cyangwa n'abantu bari guhaha. Nukuri mureke twitinyuka abadamu rega turashoboye. Buri abadamu turashoboye nubwo harimo abadamu baba bazi ngo ngewe ndumva amafaranga 20,20 barayashora. Yego. Urumva nimba ubasha kurangura nk'inyanya za 2 ukaba zicuruza zikunguka. Inyanya za 2 ngomba kuzibyazamo umusaruro nkakuramo inote y'1,000 y'inyungu. Yego. 5 nkabonaho 3,000 by'inyungu. Yego. Njewe nyine ncuruza bitewe n'umuntu. Hari ugiye umukiraza nkamuhereza inyanya nziza nini. Nkamuhenda ariko nkamuha nini. Nziza cyane. Hari naho uri mu buzima bwanjye buciriritse ashaka twinshi. Muha twatundi dutoya. Twinshi ariko nkayabona. Ubwo rero nubundi kwirirwa umuntu yicaye mu rugo arindiriye akaboko k'umugabo n'umugabo nawe ari kujya ku ndege ngo gushaka ngikiraka cy'ubuyede cyangwa ubufundi. Muri iyi minsi ibintu byaranze. Ni ukuvuga ngo wowe ubonye igishoro c'50 wayabyaza umusaruro cyane. None se ngize n'amatsiko yo kukubaza ikibazo. Nk'ubu ari ukuguha amafaranga 100 aka kanya tuvugana no kubwira ngo nzaguha 1,000,000 mu mwaka. Icyo wahitamo aka kanya ni iki? Oya wama 100,000 uyu munsi nkajya kuzunguza umutwe nanjye nkacangamuka. Kubera cyo utategereza 1,000,000 mu mwaka. Mu mwaka se nzi ko nzawugeza. Nta kizero ufite cyo. Ubuse mfuye. Ubu mfuye ndindireye ya mafaranga. Ubwo no kuvuga ngo umuntu akwemereye 1,000,000 aka kanya aho kugira ngo ume 1,000,000 umwaka ushize. Nyine ukambwira ngo turi mu kwa mbere mu kwa 12 nzaguha 1,000,000. Nje nakubwira ati muri ku kwa mbere 1,100. Dawe 1,100 ubimaye nkaguruka nkatinyuka nkakora nkigira muri wa mwaka nshobora kuzaba nk'abakaba 1,000,000 yawe washatse kumpa. Kandi nyikabakaba cyangwa nanayishikiriye no mu mutwe naramenye icyo gukora. Yego. Ya ni byiza cyane nanjye mahitamo yanjye ntabwo nategereza izafata icyo gihe. Amafaranga buriya navuga ko aje ako kanya ari yakugirira umumaro. Ayaje ako kanya ni yakugirira umumaro. Ubwo ushatse kunyibutsa nka wa muntu ufata amafaranga ugasanga afite amafaranga 1,100 agasaba umunyu. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga afite amafaranga 1,000 urukweto rugacika akabura igiceri cyo kurudodesha kandi mu nzu harimo amafaranga. Njya nibaza ese amafaranga duturamo cyangwa nitwe tugomba kuyatura. Urumva aho nanone ni imyumvire cyangwa se uko abantu nyine baba mbese babitwara muri societe bisanzwe.
hanyuma rero tugiye kuganira cyane ku bijyanye n'urukundo, mu bijyanye n'urushako. Urashatse, ufite umugabo? Ndashatse. Hanyuma se imibanire y'ingo muri iki gihe urabona bimeze bite? Ingo ugereranyije n'uko abantu babayeho, urabona ingo hari ikintu wenda reka ndase ku ntego kujyana muri byinshi. Ingo z'ubu ngubu barimo baragira cyane za divorce, barimo baratandukana. Yego. Ibi bintu urabona biterwa n'iki? N'umurengwe. N'umurengwe. Umurengwe niwe uri kubitera. N'umurengwe rwose. Hanyuma se nkawe mubaze byibuze ikibazo, umugabo wawe mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye igihe kirekire. Imyaka ingahe? Imyaka 14. Numva rero nk'ubu ngubu hari nk'inkuru mperutse kumva ejo bundi, numva umuntu wakoze ubukwe n'umugeni wiwe. Hashize igihe numva ngo ni n'igihe se nta n'umwaka washize habayeho gutandukana. So ubona ibyo byose ari umurengo ubitera cyangwa nuko bataba banje ngo bakundaneho oya buriya reka nkubwire kera ndabyibuka kera nkiri muto. Yego. Habayeho akantu ko kujya bavuga ngo runaka yateruye umukobwa. Iyo yamuteruraga yamujyanaga nta bwumvikana, yamujyanaga nta rukundo ruri hagati, sibyo? Kandi yaramujyanaga bakubaka, sibubakaga bakubaka bigakomera. Ahubwo impamvu ubu nonaha muri isi turimo, muri iyi minsi turimo, muri iyi myaka yacu, impamvu divorce zeze reka nyigushye. Yego ntabwo mbizi 100%, ariko nka 80% uko mbirebesha amaso yanjye n'umutima wanjye, mbona abakobwa ahanini ari twe tugira mu mpari muri divorce. Njyewe nkaba nkuzura umusore, nkuziho imodoka, nkuziho kadasteri, zanzu bita dimanka, nkuziho ubutunzi n'udufaranga, nkuziho akazi keza kaguhereza amafaranga buri kwezi, nkumva ko nzaza nkaryoha. Yego? Nkumva ko nzaza nkaryoha mu buzima bwawe. Iyo ungejeje mu rugo rwawe, wowe urazinduka ukajya mu kazi. Nanjye za nshuti, harya ngo bazitanga baki? Aba boyfriend babandi mubango mwarakundanye hanyuma ngo mukaza gutandukana mu ex gisa aho ngaho ntarega ntabyo nbanzi genda shaje, hanyuma ugakomeza ugacatana wa muntu wa wundi mwakundanye mukiri bato ashobora kuba afite undi mugore yubatse nawe wubatse, ariko mukajya muca inyuma y'abantu mwashakanye. Yego, noneho wowe ya mitungo yawe, wowe wa mugabo we nakurikiye, iyo mbonye akazi kawe gahindutse, nanjye mpita mbona ngo ni umudiaspora. Abakobwa bo muri iyi minsi bari gusenya ingo, bari kugenda mu badiaspora, bagasiga babandi. Icyo kintu nacyo kiri mu bintu kandi ari cyo kiri gusenya, ahubwo ari cyo gisenya. Barimo barashaka abakobwa b'ubu ngo abagore bashatse ntibagishaka kubyara, ntiyakonsa umwana ngo ibere ritagwa, ntiyaheka umwana kwa kuri bya kinyarwanda ngo ibere ritagwa. Sinzi ibintu basigaye babamarika hano ku gatuza akagenda umwana yamunaganitse, urumva urwara yarusonga rumeze nk'urw'igikona ko. Hanyuma wowe rero nabona nahura n'umudiaspora, wowe nkahita nguteje agaciro, nkahita nshaka ko tugabana ibyo waruhije. Yego, iyo tumaze gutandukana, abagore benshi bari gutandukana n'abagabo, ntabwo bari guhita bajya mu iwabo mu rugo, bari kujya muri ghetto, bya bindi bita amageto, akajya kwikodeshereza. Ubwo yabonye udufaranga tw'ubuntu avuye ku mugabo, twa dufaranga akagenda akatubyinira. Ubwo yabonye abandi basore ba diaspora barahari bamuri hafi. Yego, yaba yabonye n'umudiaspora w'ukuri, agahita yurira indege akagenda, akabaramujyana. Abo bakobwa bareze. Hanyuma se icyo kintu buriya washatse umugabo mukennye, mugakena, musangiye ubuzima buciriritse, umugabo ajya guhiga ibihumbi bibiri kuri harimo umugore utayaho, sibyo? Akazana ibyo bihumbi 2, oya yariye senyisa saa 6, acuye icyatanu. Icyatanu yakizana umugore akakireba akavuga ati kubundi uyu n'umugabo nashatse. Abandi bagabo bagendera mu mamodoka, abandi bagabo bakora ibi, akagendera ku bandi. Uwo mugore ushatse umugabo cyene barubaka, birumvikana. Ariko iyo ushatse umugabo ukize,
akubena muri rya faranga ugatogota ugahinda ugahita uhura n'abadiaspora buri mu diaspora garago yashaka umuturage nkanje. Ariko rero hari n'abantu nzi bakennye n'izo divorce zijya ziba. Izo divorce rero iyo bakennye akenshi nabo narababonye. Akenshi abantu bakennye iyo bakoze divorce ari umugabo ari umukobwa umwe muri bo yarakurikiye imitungo. Ibi bintu bireze by'ubukwe. Jewe nkaza nkakorana nawe ubukwe ngushakaho imitungo. Nkavuga ati nidukora ubukwe iriya nzu ye tuzayigurisha niba bamuhaye miliyoni 100 amesenkani nawe afate izindi nicirire mu mwaka umwe. Abasore mu byumve harimo abakobwa babacenga. Mbo gusa icyo nanone gize icyo nkunganiraho muri ritandukana ry'ingo cyane yisenyuka ry'ingo. Umubare munini mbona ari abantu bafite imitungo. Nyine imitungo niba mva rwose nanjye niyo nabikubwiye. Umukene arimenya. Nawe wowe wamukire undeba. Ugashaka umukobwa ngo w'ikizungereza aba yakubaze akareba imitungo ufite akavuga ati kingi kireka nyemerere dusezerane nshaka nzakibyarira umwana umwe cyangwa babiri barahageje mparike nindangiza imitungo ye tuzayipasura mu mwaka umwe. Ngora ngo ufite ngo umugore abahungu mujye mugira amacenga abakobwa bose ntago ariko baba bakunze hari n'igihe aba yishakiriye umutungo yawe ufite. Birumvikana. None se inama wahereza abantu nk'abo niye nama wagira abantu bafite urugo nk'urwawe? Jero urugo rwanjye n'ukuri ruranyuze. Ndi umukene pe ariko ruranyuze. Ati rukunyuze gute? Nta stress zaragiye. Ariko se ko wita umukene tukabona umeze neza. Oya nta umukire uturi indege abaho. Indege se burasa abakire bose niko burira indege. Sindi no mu rwego rw'impunzi ngo nyuri. Jewe ndi umukene. Uri umukene. Yego. Ariko se mu by'ukuri urebye ritandukana cyangwa isenyuka ry'ingo riri hanze. Urugo rwawe umaze imyaka 10 n'ingahe irenga. Urimo nta kibazo ugirana n'umutware wawe. Niye nama wagira ingo zifite amakimbirane benda kujya mu bintu bya divorce akakanya badukurikiye? Burero reka mbabwire. Buriya reka basimbanze ku bakobwa ku badamu. Buriya iyo uvuye mu busugi bwawe ugashaka umugabo mariage bibi abantu babutashye ni abahamya bo guhamiriza ko wakoze ubukwe utakiri umukobwa ukagenda uri isugi umugabo akagusugura icya kabiri akagutera inda icya gatatu ukabyara kiragihe uwo wabaye umugore ntabwo ukiri umukobwa ahubwo wowe uriyumva ibuno rikaza umugabo yakumenyemo ifaranga rye ibuno ryaza inzo bikaka ugahita ubona undi muntu w'umugabo ukabona arenze ku wawe kandi wa undi wawe usuzuguye ari ukugejejeho nukuri mwabadamu nimushaka mwisubireho kwirirwa mwaka amadivorose ngo wabonye ngo diaspora se yagukuye mu bukobwa bwawe n'uwaje nawe nakujyana hari igihe azagukorera ibirenze ibyo wabonaga mu rugo rwa mbere. Buriya umugabo wa kabiri ntago ari umwizerwa. Yego. Sasa rero nyangira akabazo yo turi gusa n'abaganira kuri icyo kijyanye n'urukundo cyane cyane nk'abantu bashakanye. Nyangira akabazo k'amatsiko ko kubabaza. Ngiye kukubaza unsubize. Mbaza pe. Ese umugabo wawe aguciye inyuma ukabimenya wamubabarira cyane wamubabarira? Nese ubundi hari umugabo udaca inyuma umugore we? Nyine ndabaza. Namubabarira. Wamubabarira? Ntabwo wamutera imijugujugu uvuga ati birarangiye? None se reka nanjye nkusubize. None se ureka nkubaza. Mubonye ari gusambana. Sasa mbaye simufashe. Havuze nduru. Iyo nduru mvugije ku musozi. Ndaba nkemuye. Ahubwo ndaba muteje abantu. Nanjye niteza abantu. Usanga abantu biriwe batuvuga. Ahubwo jewe nateri ya mbere akaza mu rugo. Yego nyine byambabaza. Ntabwo byanshimisha. Akaza tukajya mu cyumba amwe ati sasheri wamburanye iki? Wamburanye iki ku buryo ujya mu bandi bagore? Kunsebya. Nanjye nzagusebye. Ubu nabuze abagabo ngiye banereta. Buri mugabo iyo mwicaye ukamubwira ukamuha ingingo nyakuri, buri abagabo ntimuvuga. Ariko murumva. Sibyo ukamugenza gake ukajya umutwara gake ukamwereka ko ibintu arimo bitamukwiriye bitamuhesheje ikuzo. Umugabo agera wenda nawe akigaya
ukabona arabigabanyije cyangwa aranabiretse naho kumbwira ngo umugabo wanjye ngo yasambanye ngo namufashe ngaro nguzi ngo ngewe ngasigaye inyuma ubu uri kwihamenyo y'abasetsi mira ushyire hano ahubwo wowe umushyire mu cyumba umuhane mubwira ati ko twabanye dukundana niki wabuze ikintu wabuze kimbwira nanjye njye kugiga ku isoko uzagera aho umuca intege naho kwirirwa umuteza abantu rwose wapi nta mirimo yego hanyuma se mu by'ukuri turumva ko biramutse bibaye muri icyo kibazo utamuhana utagenda ngo umushyire ntabwo namushyira hanze n'uwambwira ati ngo namwereka aho umugabo wawe ari gusambana nabyemera nkagenda nkamubona nkamwereka ko namubonye narangiza nkakata nkataha nyine nataha mfite umutima mubi cyangwa ndi no kurira ariko nanone kwiteza abantu ntabwo ari sawa ubwo inama wagira abantu nk'abo wenda bafata abagabo babo se cyangwa se abagore babo buriya rero buriya gufata umuntu mwabanye mwabyaranye mwashakanye mukundana mwubatse ukamwandagaza ku gasozi ntabwo aba ari byo afazari buriya ngo wamufashe ngasambana ngo uhamagara amarene ngo cyangwa parase yaramubyaye hari n'umufata rega tukabona isagira gute amujyana kuri RIB kuri shusho media cyangwa kuri social media biriya bintu ntabwo ari byiza pe ubuse inama wabagira abantu nk'abo ni iyi bagira umutima wo kwihangana baniganeho bamenye uko babanye urumva buriya umugore wa n'umufata asambana ntuzamuvugirize induru ku gasozi ufite inzu ufite urugo ako kanya delegite ntago azahita acika mu rugo rwawe azava mu mabara ye ataha iwawe umwereka ibimenyetso simusiga nurangiza umugira inama no mugira inama inshuro enye yakwihoreye aribwo uzabijyana mu muryango nawe madamu nufata umugabo wawe asambana nta mugabo rego utirwanaho abagabo bose birwanaho ariko iyo bigeze indengakamere bikagaragarira buri umwe wese nawe ntabwo bafasha gutera induru ntabwo umukomera hanyuma se ko muri sosiyete hari ikintu bajya bavuga ko buriya umuntu wakoze navuga ngo amahano ngo ni umugore waciye umugabo inyuma none umugabo ngo yafashwe yaciye umugore w'inyuma ntabwo babiha uburemere nk'uko umugore yabikoze ese ubona bashingira kuki aho umugore ariko mu buzima busanzwe ubundi umugore ni umwari ubundi umugore ni mutima w'urugo ubundi umugore mana we sinzi uko nabyita umugore n'uwo mo imbere nyine yego ubundi nta mugore ukwiye guca inyuma umugabo we ubundi rwose ufite umugabo akakunanira wenda muri ubwo buryo ntabwo wakihorera ngo nawe ujye guca inyuma umugabo umugore warangije kujya hanze rwose urugo rurasenyuka kandi umugabo we guca inyuma ariko agataha ariko wa mudamu we warangije guca umugabo inyuma urararuka biba byarangiye ari naho hahandi ingo z'ubu ziri gusenyuka biterwa n'uburaya bw'abagore yego ariko umugabo we niyo yajya gusambana Zambia Kenya Mumbai Dubai hehe aragenda akavuga ati ariko nasize inyuma umuntu akarudi nyumbani ariko ubu wowe mugore iyo ugiye ugahura n'icyamamare kimurushije ikofi agagukorera ibisa n'ibisabirano n'ibitangaza rwa rugo hari igihe uruca amazi ukarujya urutahamo ukagira ngo ugiye muri wese ugahita urwanga burundu ukanga n'umugabo wawe umugore rwose dukwiye kuba bamutima b'urugo ibintu byo guca inyuma abagabo twiyandagaza nidushake tubyihorere nibyo niko bimeze ariko inama bagiriye wenda barayumva cyangwa se n'abari bafite gahunda bagomba guhindura imyitwarire n'imyifatire erega buriya umuntu ashaka urugo ashaka nawe kamera nka mama we cyangwa na nyirakuru cyane rwose none se wamera nka nyogokuru wawe wiri gusambasambana wajya kumera nka mama wawe ngo wubake urugo rufatike nk'urwa mama wawe urumva byakunda wiri guca inyuma umugabo ntabwo byakunda niko bimeze hanyuma rero akabazo k'amatsiko nifuza ko dusorezaho tugiye urabona hari ikibazo nifuza kukubaza mbaza pe muri iki gihe abantu benshi b'abasore barimo baravuga ati gushaka ntabwo nashaka nta mafaranga ntaki n'abakobwa nabo ngo ntabwo nashaka umusore udafite ikofi ibyo ni ibyateye ngenda numva hano hanze yego ese nkamwe mufite experience navuga se inararibonye mu bijyanye n'urushako imyaka 14 buriya ntabwo ari mike nk'ubu ngubu ikibazo nakubaza ese umusore yemerewe gushaka umukobwa afite amafaranga angana gute
ariko mwokabyara reka nongere mbisubiremo urugo ntago ari amafaranga urugo ni ibitekerezo yego urugo ubusereka mubwire ntushobora kuba ufite inote y'igihumbi kimwe utakoze ubukwe wishingiye ukazana umugore birashoboka umugore ugomba kumuzana ufite inote y'ibihumbi 5 mu mufuka pekedu ukavuga ati ndahaha uyu munsi ndahaha niba ari ikiro cy'umuceri n'iki umudamu ateke yigo nje guhiga buriya rero ziriya ngo zishakana zifite amafaranga niyo mpamvu zitaramba ari umugabo arifunga ari umugore akifunga rwose inama nabaha ntago kubaka urugo nyarugo ntago bisaba amafaranga urugo nyarugo ni ibitekerezo ya niko bimeze urugo nyarugo ni ibitekerezo kandi nibyo koko nibwo rubaka ugasanga nyine urugo rurakomeye hagati y'umugabo n'umugore ya reka rero tugushimire kubw'ikiganiro cyiza utugejejeho kuri Bishop Bakebure TV turabifuriza rero kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bantu mwese mugafite namwe mutagafite turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda ibiganiro byacu rero nakagaruka nimwibagirwe kandi gukora subscribe ku batarayikora kuri Bishop Bakebure TV amahoro y'Imana bane namwe bye bye.